Bahaye ikaze nanone muri GCN Real Estate tubagezaho amazu n'ibibanza kandi ku biciro mutasanga ahandi. Reka mbabwire ko ahangaha ngeze ari muri estate nziza nkuko ubibona n'ahantu hatangiye guturwa, hubatse amazu meza, ahantu bayita Kanyinya, ni neza ku muhanda werekeza za Shyorongi niba nawe uhabona. Reka nkubwire ko umanukiye ku murenge wa Kanyinya ugera muri estate ituwe nkuko ubibona, ahantu heza mu by'ukuri hari amazu agenda azamuka umunsi ku wundi. Bamwe baravuga bati aya mazu ari kugenda akura nk'ibyoba, azamuka vuba na vuba ku buryo bukomeye cyane. Reka nkubwire ko nje kukugurisha ikibanza kiri rwagati muri estate ituwe, ahantu hakase neza, ahantu hafite ubuso bwa metero kare 328, ahantu ushobora kugura uyu munsi ugahita utangira kubaka, kubera ko ibibanza ibyangombwa byo kubaka ibyo bita autobatire, ibyo ni automatique, uhita ubihabwa ako kanya. Dore borne ya mbere rero ikibanza ngiye kukwereka nahangaha itangirira, ni ku muhanda nyabagendwa, kwanza no mu mahuriro y'imihanda, kuko ari uyu muhanda ugera kuri kaburimbo ni nko muri metero 200, ari n'uyu nguyu ugera kuri kaburimbo neza ahantu umanukiye ku murenge wa Kanyinya, hanyuma ukagera ahangaha. Namubwira ko n'uyu nguyu wa gatatu ukomeza kumanuka muri estate nkuko ubibona, uzaba uturanye n'iyi nzu ya konoshi nziza uri kubona ahangaha. Inyuma yiwawe hazaba hatuye iriya yindi uri kubona igisenge kigari, nawe ube wakubaka ahangaha neza ku muhanda, ku buryo waza imodoka yawe igahita yinjira mu rugo aha neza imbere y'umuhanda. Reka nkubwire rero ko iki kibanza uko ukibona gifite metero kare zigera kuri 328, kandi gikeneye amafaranga miliyoni 12 mu mafaranga y'u Rwanda, ugahita ugikukana ako kanya. Cyitegereza n'ikibanza cyiza, aha hose harimo ibi bishyimbo n'udusoya, harimo izi soya, hazaba ari iwawe uko uri kuhabona hose. Hari uguhera hariya kuri iriya clôture y'iriya nzu iri inyuma hariya, ari ukumanuka kuza ahangaha gutya, ugakomeza kuri uyu muhanda nawo nyabagendwa uhurirana n'iyi nzu uko uri kuyibona, ugakomeza borne ya nyuma cyangwa se yindi yo ku muhanda iyi ngiyi. Dore nahangaha iwawe hazaba hagarukira. Ahantu rero niba ushaka kuhagura uyu munsi, urahamagara GCN Real Estate kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Dore n'uyu munsi niba utahaguze barahagutanga. Ndamubwire ko Kanyinya ari new destination, ni aho umujyi wa Kigali ugenda wagukira, nawe uri kwirebera aya mazu. Ni ibintu nawe wakwihera ijisho, ntabwo ari ibintu by'inkuru mbarirano. Amazi n'amashanyarazi hano birahari nkuko ubibona, amapoto arahari, hose bimeze neza. Ari amazu aratuwe kuva i Kigali ugera ahangaha, uvuye Nyabugogo neza uzamuka ahangaha ni iminota 15 mu modoka yawe, cyangwa se waba wateze bisi ukaba ushobora naho kuhagera, kuko hari icyapa cya arete ishobora kuhakugeza uramutse ubaye udafite iyawe modoka. Ndamubwira rero ko aha hantu iyo uteze akamoto uvuye Nyabugogo baguca amafaranga 1000, nawe urumva ko ari rwagati mu mujyi wa Kigali. Urakaza neza muri GCN Real Estate, twebwe turakugezaho amazu n'ibibanza ku biciro udashobora gusanga ahandi.